we icyo yavuze iyo filime niba uyirebye mu by'ukuri intego yawe ni iyi irakongera ubushake kandi ntago uri buyirebe wenyine yavuze ngo abashakanye muyifate mushyire mu cyumba murebe mwumvikane position mwumva iri bubamare inzara n'inyota mufite abo badayimoni mutabaha umuryango wo gusenya urugo rwanyu rabyumva nawe harama turi kuvuga kuri kiriya kintu cyavuzwe na Bishop Brigitte ndongera kuvuga ngo Bishop Brigitte ni umukozi w'Imana kandi Imana yahaye amagambo y'ubwenge cyane mu bijyanye no kubaka imiryango biriya bintu yabivuze yubaka umuryango aravuga ati aho kugira ngo munaniranwe mu divorce kubera ko byapfiriye mu buriri kuko buriya reka nkubwire Sam ingingo nyamukuru y'abantu gushakana ingingo nyamukuru ni mu buriri genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko mutangiye icyumweru neza ku bakunzi b'Urugendo Online TV bari mu Rwanda Imana ikomeze guhabwa umugisha n'icyubahiro yaturinze tukaba twongeye kugaruka hano ku Rugendo Online TV abantu badukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda bose ndabasuhuje cyane urugendo rurakomeje nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry twicaye hano bita muri Alarme Business Center ni Kagugu nahantu ushaka gusanga jardin nziza cyane ushaka gukoreramo ubukwe amasare ushaka gukoreramo ubukwe ikindi kandi hari na office zikodeshwa ku bantu bakeneye office zo gukodesha ni byinshi cyane hari n'amashambre aho nahandi ni Alarme Business Center Kagugu hafi na Kiliziya Katolika ngira ngo abantu bahagane bafite service nziza cyane uyu munsi ndagarutse tumishi Pastor Peter Yesu ashimwe Haleluya Yesu ahimbazwe meze neza cyane ndaho ndamahoro urugendo rurakomeje kandi aho rugana ni heza cyane mu gihe tuzi ko turi kumwe n'Imana turi mu rugendo tuzagerayo amahoro nayo yarutangije ikibazo nuko hari bamwe bagenda bavamo batangiye turi benshi none urugendo hazagerayo ingerere harya niko bajya baririmba barokore uru rugendo ni nko ubona umuntu ajya muri Coaster agiye mu mujyi noneho bamwe bagenda baviramo ku cyapa ariko bitabujije ko abandi bajyamo n'urugero wenda Coaster ivuye Kagugu yerekeza mu mujyi haruviramo kuri fawe undakaviramo ungakinjiro undava ku Kinamba undi ariko bamwe bavamo nabandi bajyamo bamwe bavamo ishobora kuva hano yuzuye ikagerayo nubundi yuzuye ariko hari abaviriyemo mu nzira nabandi bagiyemo reka dushime abantu binjiyemo vuba tubabwira ngo urugendo rurakomeje kandi aho rugana ni heza cyane umushoferi ni sawa ntibagire impungenge umushoferi ni sawa andi makuru y'iminsi turaho turashima Imana umwaka tugeze muri kimwe cya kane ngira ngo njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu wese ari mu rugendo waba ucuruza uri mu rugendo umuntu wese aba yakoze urugendo niyo mpamvu njya abantu ngo mu rugendo umuntu wese aba akwiye kwiragiza Imana cyangwa se akabwira Imana ikamujya imbere yaba uri ku ishuri waba uri umusirikare waba uri umuganga waba uri umunyamakuru ndetse n'abavuga butumwa reka twivugire kuri wowe urugendo rwawe rwivuga butumwa rurakomeje urugendo rwivuga butumwa rurakomeje uyu muhamagaro ntuba woroshye kugumamo ni nka bya bindi twavugaga ni nko kuba uri muri ya Coaster ukagera ukavamo hari n'abandi nyine mu rugendo rwivuga butumwa bagiye bavamo andi barakomeza bari baragiye bihamagara nabo bikabananira akavuga bati aho twayobeye ntago ari sawa bakavamo ariko all uko byakomera kose urugendo nyine rurakomeje kandi Yesu Kristo aracyari umwami aracyari umukiza arakiza kandi aracungura icyo nicyo nababwira yego hari ikindi kintu wenda ngira ngo tuganireho inshuro nyinshi umurimo wivuga butumwa ni umurimo ubutoroshye ubusaba kwihangana kureka ibyawe ugakurikira umwami ukamukorera hari ukuntu tujya dukunda kubonayo bimitse ariko ugasanga nimba bimitse umuntu yari umusore yari umunyamavuta biramusaba ko agiye kurongora baramwoburije ko wenda abanza kurongora kubera iki
hari uburyo wenda umuntu w'umusore gukora ivugabutumwa ari umusore bishobora kumutuma amavuta ye agabanuka. Biriya bintu bizana biba bifite temptations nyinshi. Ikindi cya kabiri, iyo uri umuntu ufite inshingano, itorero akenshi rihera mu rugo. Bibiliya iravuga neza ngo iyo umuntu adashoboye kuyobora abo mu rugo rwe, ntaba ashobora no kuyobora itorero. Uyu musore rero akenshi abantu b'abasore nta cyizere bagirirwa, haba no mu bintu by'ubuzima busanzwe. Like niba ugiye nko gufata inguzanyo muri banki, uri umusore bahita babona nta address ufite, bahita bavuga bati uyu muntu birashoboka ko bwaca mu gitondo akambara amapantaro 2 n'amashati 2 akarenzaho ikote akagenda agiye, twebwe tukabona agiye gutembera, kumba akaba yarenze igihugu. Ariko umuntu ufite umuryango agirirwa icyizere. Baravuga bati niba Pastor Peter agiye ntago yasiga umuryango, nta nubwo byoroshye ko yawujyanira icyarimwe. No mu buryo bw'Imana, iyo umuntu yubatse cyangwa yarashatse, abafite inshingano, abafite responsibility, noneho no mu murimo w'Imana awukora neza kandi afite support imuturuka inyuma. Ariko buriya ntibyaba ari na byiza kugira ngo bikugabanyirize cyangwa se bitume umuntu areka irari? Nabyo biba birimo mu biteganywa n'icyo ngicyo kiba kirimo, kuko iyo ufite umudamu bituma ugira no kwirinda. Icyambere, udatinya Imana, watinya ko umugore wawe amahano uri bukore ari bumugereho, birakubera ikibazo. Urabyumva? Ushobora kudatinye Imana ariko ukavuga ati ntinye umugore tubana nintaha akawumva amakuru aya naya ruraba rusenyutse, haraba hahiye karaba kabaye. Urumva? Imana yo ukavuga uti Imana yo rwose ni nyembabazi, iranandeba naho nayihisha, ugahumiriza, kuko iyo urabizi ko itari bugufate ngo igukubite urushyi, ariko wagera mu rugo mugore akarugucanira da. Ejo bundi natashye ubukwe mu cyaro, ndumva ari Burera, n'umuryango nabana umukozi w'Imana nyiranga benshi baramuzi, Sekazuba, Profete Sekazuba. Imana imuhumugisha, nabana yareze, imuhumugisha rwose uriya mugabo w'Imana. Nabana yareze yafashije, barashyingiwe. Noneho nari nabutashye. Hagera igihe nyine bahoberana nk'ahandi hantu hose, barasomana. Sinzi umuntu wavuze ngo ntago disi bazi gusomana, nabibonye no muri comment bayidoreza ikiganiro, ariko naho abantu barabivuze ngo ntago bazi gusomana. Abandi hari ukuntu rero rimwe na rimwe bambabarira abarokore, ibintu byose babyita ibyaha. Ukaba watinya no gusoma umugore wawe, ukavuga ati wenda uburyo musomyemo ndabona byaba ari ibyaha naba ngiyemo. Ubundi ku nshingano wenda mvuye kuri iyo couple, sinzi nimba hari uburyo abavuga butumwa cyangwa se abantu bari mu murimo w'Imana cyangwa se nk'itorero rigira uburyo rijya ryigisha abantu. Iyo bari kubigisha inyigisho z'abashakanye, nimba babigisha amakimbirane, kubana neza, ntibagere kuri irangingo. Sinzi ubyumva ute? Birakwiriye ko abantu babyiga neza, bakabinonosora, bakabyumva, bakajya bakora ibyo bazi cyane rwose. Birakwiriye ko babyiga, bakabimenya, bakabisobanukirwa. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bagiramo ubujiji cyangwa se bitewe n'imyumvire y'amadini n'amatorero, wenda reka mbivugire muri rusange, bakagiramo icyo twakita ubujiji. Ariko iyo umuntu amaze kwemeranywa ko uyu ari umugore w'uyu n'uyu akaba ari umugabo w'uyu, byemewe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Bibiliya iravuga ngo umwe ntabwo aba agitwara umubiri we, ahubwo umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo, n'umubiri w'umugabo ugatwarwa n'umugore. Muba mufite liberté totale,
yo gukora ibyo mushaka byose. Ariko noneho akenshi iyo ukoze ijambo, iyo uvuze ijambo ry'ubwenge mu bapfapfa, rya jambo rirahinyurwa. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo n'ibyo bintu byo kuvuga ngo gusomana kugira gute, iyo usomye na Bibiliya, Bibiliya ivuga neza gusomana k'urukumbuzi cyangwa gusomana kw'abakumburanye. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari abashakanye. Ibi gusomana kwa mbere biri nko mu muco. Hari umuco y'abantu bakumburanye, murahura mugahoberana akabizu ko kwitama. Ako n'akurukumbuzi gasanzwe k'umuntu wari ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Urabyumva? Ntabwo icyo ari icyaha. Niba uhuye n'umuntu, cyane cyane nkatwe mu muco wacu wa Kinyarwanda, kuramukanya kwacu kwiza tuzi abantu bakumburanye ni uguhoberana. Mu muco wacu rero, iyo uhobeye umuntu ukamuha n'akabizu kwitama, ibyo ni ibisanzwe, ni rwa rukumbuzi. Ubwo uramutse ukumbuye umugore wundi ukamuha akabizu ko kwitama, urumva byakorohera muri iyi minsi? Nta kiba gikomeye, icyo ni cyo abantu bagomba kumenya. Aka kabizu ko kwitama nta kindi gasobanura, ni urukumbuzi rusanzwe, ni umuntu musanzwe. Yewe iyo usomye na Bibiliya usanga hari abantu b'abagabo bajyaga bahura. Aburahamu yahuye na runaka, bakumburanye, barahoberana, barasomana. Ariko iyo bavuga gusomana ntago bavuga santre, akabizu gasanzwe ko kumunwa basomana kwitama, icyo mu ruzungu bita peg. Kumuha akabizu kaha yo nari ngo ntago ari busha bushe. Rero iyi ni y'abantu bashakanye. Iyi busha ni y'abantu bashakanye. Isezerano Imana yemera ry'uko abantu bakwiye kuryamana, ngira ngo uko tubizi, iyo umuntu yasezeranye mu murenge, umuntu aba yiswe umugore wawe. Yego, ayo ni mu mategeko. Noneho mu myemerere, iyo yagiye mu kiliziya cyangwa se mu rusengero kwa pasiteri cyangwa se kwa padiri, naho amusezeranya imbere y'Imana. Anyamara hari umuntu twaganiriye, ndumva ninde pasiteri arakonje cyane, Revera Ntambabazi, ndumva abantu bamuza kuri social media, yigeze kumbwira ko isezerano rya mbere Imana yemera na divorce Imana yemera. Isezerano rya mbere ni cyagihe ubwiye umuntu ngo ndagukunda, nta buryarya, nta bindi bintu mukurikiyeho, ari urukundo. Iryo ni isezerano Imana yemera. Divorce ni cyagihe rwa rukundo wari warahaye wa muntu rwavuyeho, urugambanira cyangwa se ukarukuraho. Iyo niyo divorce. Ese uramutse ubwiye umuntu ngo ndagukunda byanyabyo nawe agukunda, mugasomana cyangwa mukaryamana, abantu bashobora kubibara nk'icyaha, nyamara Imana iri kubona ba bantu bari mu rukundo koko. None se kuki wumva ko urukundo rusohoreza mu kuryamana? Kuki wumva ko ariho rugomba gutererwaho kashe mukemeranwa ko mukundana? Ni ukubera ko biri mu bintu ni ukwishimirana. Icyo gihe rero si ukwishimirana, ahubwo ni ugushimisha imibiri. Nugushimisha imibiri. Ariko iyo umubiri wishimye na nyina warishima. Ahubwo mamushimisha imibiri. Umuntu umwe yaravuze, arakantu meruka kubona bapostinze kuri WhatsApp. Umuntu umwe aravuga, ari kurira nyine nagashusho bari bakoze, umuntu ari kurira. Ari kuvuga ngo ikibabaje cy'abantu b'iki gihe, ngo umuntu muha umutima kandi we yishakira umubiri. Rumabyumva? Umuntu ukamuha umutima ari rwo rwa rukundo, wenda reka tubimentioninge gutyo. Wowe ukaba ufite rwose urukundo nyarukundo, wakunze Sam Gakire, ukavuga uti ndamukunda n'umutima wanjye wose. Noneho ubwira gukunda, we akaba ari kubarira mu ishusho y'uburiri. Kuko utareba mu mutima, nta kindi uzemera. Uzavuga uti ndamukunda koko, nanjye ndabona ko nkunda. Wenda bikarangiza mugeze kuri cya cyifuzo cy'uwo ukunda, ubeshya kukunda, mukamugerana mu buriri. Nyuma yaho rwa rukundo wabonaga, kuko intego ye yayigizeho, urukundo wabonaga ugatangira kurubura.
ese Peter ntibyaba bibabaje tubona bamwe mu bantu bakatwereka andi mashusho cyane cyane abantu barabizi ko dukunda kuvuga ngo abarokore ukabona nk'umukobwa w'umurokore ukavuga ngo ntureba bajya babitubwira twe tutarashaka urumva ngo ugomba ngo kujya ngo mu barokore ukareba umukobwa ngo wikwiza umuntu ntashobora kwambara ya majipo maremare abafite naturere ari umukobwa umeze neza ariko ukazasanga muri bya bikorwa yaciye ibintu umuntu ni iki se umuhanzi umwe yaravuze ngo umuntu si inyama n'amaraso ngo ahubwo ngo ni ikimwihishemo uyu muntu rero kwambara ukwikwiza cyangwa kwambara ibigera ku birenge sibyo bisobanura agakiza biriya ni ibintu biri different ni ibintu bihabanye kure cyane ntazagire n'umuntu byibeshya ngo agendere kuri icyo kuko umukobwa afite naturere kuko yambara kwikwiza uyu ni umurokore barakubeshya umurokore ni umurokore umwe ni Kristo niwe wenyine ushobora gushakamo icyaha ukakibura niwe wenyine ushobora gushakamo defo ukayibura ariko abasigaye ni rwa rugendo twavugaga kuko no gukizwa ubwabyo ni step by step ni urugendo turimo kuzageza tugeze mu ijuru ibi bintu impamvu ndi kubikubwira abantu badukurikiye bambabarire nabo ibi bintu barabizi babyumve neza inshuro nyinshi abarokore menya baba bazi ko aribo bantu bakijijwe bonyine sinzi nako ni buri dini banyiri dini baba bumva ko aribo ariko impamvu uri kuvuga abarokore umurokore murahura nimba umukobwa yaripfu muri izuru ukumva atajya kumbwira ngo wazakijijwe ngo wazakiriye Yesu ngo wazaje mu rusengero ngo urahura n'umuntu wenda yifitiye tatuwaje ari umusore afite dread ngo wazakuyeho ibyo bintu ukaza mu rusengero ugakizwa ukakira Yesu sinzi reka tubwire abantu aya magambo wikirirwa unavunika reka tubwire abantu aya magambo ibintu byose ukoze bitewe n'impamvu umutima wawe utaguciriye urubanza ntihakagire umuntu ugucira urubanza icyo ni icyambere utanze urugero rwo kuvuga ngo gupfumura izuru kwambara amaherena kwambara ibiki iyo dusomye Bibiliya abadamu ba kera babaga barapfumuye amazuru barapfumuye amatwi bambara utuntu tw'udushenete bambara ibintu byinshi by'ibikomo kugeza ubwo Bibiliya ivuga ngo hari igihe cyajyaga kigera bakiyambura ibyo bari bambaye za mpeta zo mu mazuru y'amaherena bya biki byose kuko bambaraga izahabu uva kuri aba b'uyu munsi bo bambara n'ibicupuri ahubwo yiba babishoboye bajye bambara na zahabu kiyambura ibyo bari bafite ku matwi ku mazuru n'ahantu hose bagatura bakabitura bikavamo amaturo akomeye yo kubaka umurimo w'Imana nukuvuga ngo ibyo ni umurimbo ntago ari ibintu bije uyu munsi ariko kubera ko abantu baba bafite imyumvire itandukanye ibi bintu biragora ko abantu babyumva kimwe rimwe na rimwe bikazamo nibyo nakita ubujiji kutabasivirize ariko mu by'ukuri biriya bintu ntacyo biba bitwaye ku rwange ruhande umuntu yabyambaye bitewe n'icyo agamije nta cyaha kibirimo uriya ni umurimbo deni hakabaho ubukene butuma abantu babona ko abarimbye muri ubwo buryo ari ubwibone ari ugusesagura se cyangwa ko bitari bikwiriye ariko majority ntabwo ari icyaha wavuga ngo igikuba cyacitse cyangwa byabaye icyaha uriya ni umurimbo wemewe bitewe n'impamvu ubikora none kuki abarokore bakora bimwe wenda mu cyongereza abantu bita ngo to judge the book by its cover hahandi ushobora kureba ubwo wenda ngira ngo abantu bumva icyongereza barabyumva cyangwa se batabyumva ni wandi ushobora kureba umuntu cyangwa se ukamucira urubanza kubera ko umubonye inyuma sa kubera ko ari umukobwa yambaye ijipo ngufi afite tatuwaje ugahita umwita indaya biriya nyine nibyo nakubwiraga ni umurimbo udafite icyo utwaye none se umuntu yishyizeho tatuwaje atari yo kumena amaraso icyo numvishe ni za tatu zimena amaraso bavuga ko mu bivugwa ariko bidafite naho byanditse bivugwa ko iyo umenya amaraso ukoze iriya tatuwaje uba uhanye igihango na Satani ariko mu by'ukuri rero Satani sinzi aho mwaba muhuriye ngo nuko wishyizeho iriya tatu izo ni karande
izo ni karande. Donc ni imyumvire. Uyu muntu wishizeho iyi tatuwaje ugiye kumwegera ukamubaza impamvu yayishizeho, ushobora gusanga mu by'ukuri itandukanye n'icyo we watekerezaga. Kubera impamvu yiwe rero ntago wamujyaho umucira urubanza umwumvishe ko azarimbuka. Uyu ni umubiri, uyu mubiri uzasigara hano ujye mu gitaka, ntaho uzajyana nawo mu ijuru. So birashoboka ko rero kubera impamvu ziwe yishyizeho iyi tatuwaje, wenda ifite ikimwibutsa adashaka kwibagirwa. Iyo ibonye ifite icyo imininga muri we akayishyiraho, ariko adafite ubundi busobanuro bundi nawe burenze icyo yayishyiriyeho. Rero iyo ujyaginze book by cover utarebye ikiri imbere uba wibeshye cyane. N'ubundi turi kuvuga bimwe mu bintu nzi ko muri iyi minsi cyangwa se no mu gihe cyageze bikunda kunaniza abantu. Sinzi umuntu kwa turi kuganira arambivuga ngo buriya nubona umuntu yaretse icyaha cy'ubusambanyi burundu akagitsinda, ni ibintu bigoye cyane, kuko akenshi usanga naba abantu tugira mu itorero kubwira ngo nabanje gusambana, ngo ndasambana ngo Yesu araza kumfata nakira agakiza, akakira ayikorera, ariko bikaza kugira hahandi akamera ikongera ikagaruka, akongera akabisubiramo. Kubera iki? Hari umuntu wicaye hano inyuma uri kunseka ibintu mvuze masego. Yesu ashimwe, meze neza. Ako kantu ko kagusekeje kantu ka kamere gatera nk'amasegonda gatera nk'amasegonda. Ibyo ndashakira kubivuga kuki hari njye nk'umuntu wenda mu bushakashatsi bwanjye nkora, ari ngiye uhura n'aba bana bacuruza amafilme ku muhanda akakubwira ati hari abarokore bajya baza kureba porno. Biratangaje ko umurokore yareba filime mujya mwita ngo ni iz'urukozasoni cyangwa ni ibintu bisanzwe. Ibi bintu reka bibe kirere ku rwanjye ruhande. Yego, ubivuga wicyo ubwo uraza kumbwira icyo bivuga, ndaza kubihuza n'ibyo nabonye Brigitte Bishop Brigitte yavuzeho. Ku rwanjye ruhande uyu muntu ufashe iyi prono cyangwa se ayo mashusho twise ay'urukozasoni, niba uri umusore utanubatse cyangwa uri umukobwa utubatse, ubundi urabireba ngo bikumarire iki? Wige iki se? Wiga uko azabigenza ryari se? Ugeze igihe se? Wabonye umukinnyi ujya gukina amaca atari yakora imyitozo? Ugeze igihe se? Ugeze igihe cyo kubireba? Hari igihe cyabyo se? Donc nukuvuga ngo iyo isake barayibajije, barayibaza bati kuki igihe cyose iyo ujya kubika ubanza kwikunguta amababa? Irangije irasubiza ngo iyo ngiye kubika mbanza kubyiyumvamo. Biriya bintu iba yiyumvamo rero nibyikubita igakubita ikabona birasohotse. Uyu musore rero ugeze cyangwa uyu mukobwa ugeze igihe cyo kubaka urugo, hari imyaka byanze bikunze abavuga ati iyi myaka ndumva ari imyaka nkwiriye kubakamo. Ikindi cya kabiri, uyu musore cyangwa uyu mukobwa afite fiance ku buryo avuga ati mu mezi 6 cyangwa mu mezi 8 ndaba nubatse. Noneho niba ndaba nubatse wenda reka ngira ibyo ndeba, ejo ntazaseba. Ariko akenshi iyo nuko imiryango yagiye igiramo ibibazo by'amakimbirane no kumvikana n'abapasteri bamwe bakajya ibintu babica ku ruhande, ubundi ibyo ngibyo ubushaka kujya kureba baba ni impuguro baguha. Niyo mpamvu ba nyirasenge wowe ushatse kuvuga ko mu bashakanye bemerewe kuzireba. Aho ngaho rwose ndemeranywa na Bishop Brigitte 100%, ahubwo aho ari Brigitte wubahwe. No kuvuga ngo abantu bashakanye barebe filime pornographique, filime z'ubusambanyi. Kubera impamvu ntago ari ubusambanyi, none se bo barasambana? Ibyabo bari gusambana. Kereka habaye hariho filime, ntago tubyumva kimwe. Kereka habaye hariho filime ziri hanze z'amakouple, ukavuga ngo uyu ni umugore n'umugabo
bari kubikora ariko baba bari mu mafilme n'abakinnyi kandi baba bari gukora ibyaha. Nyemerera ngo usobanurira aha hantu ni ukuvuga ngo abashakanye igituma nabo bareba ni nacyo nakomeje nkubwira ngo kuyihe mpamvu ituma uyu musore cyangwa uyu mukobwa yagira iyo tandaso yo kureba ari amashusho kubashakanye. Wenda turi bwifashishe imvugo Bishop Brigitte yakoresheje, nakubwiye ko ndayemeranya nayo 100%. Yaravuze ngo abashakanye mu gihe hari ibyabananiye cyangwa byananiranye, umwe akeneye ko bikorwa, undi wenda akavuga ati ngewe ntago mbizi, aho kugira ngo urugo rusenyuke nibifashisha amashusho cyangwa ujye gushaka ukwigisha hanze. Ugiye kukwigisha hanze waba ugiye gusambana. Urabyumva? Nibifashisha amashusho. Aranavuga ngo bashobora gufata n'agateleviziyo bakagashyira mu cyumba cyabo, bisobanuye ngo nabo igihe bashobora ibyo bintu ntago nabyemera. Ntago umuntu ukijijwe urasambana nande, urarebana n'umugore wawe n'umugabo wawe. Ibyo uri kureba ni amashusho. Ese ibyo uri kureba byose mwaho wemerewe kubikora? Ntago byemerewe. Niyo mpamvu ureba hari icyo ukeneye kwiga. Iyo usa none se sa reka uretse nkubwire ibaza nyine bazisura ukoza soni impamvu ibintu byose none se sa umugore n'umugabo we bemerewe babyemerewe basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana n'abantu baza bakarongoranira hangahe imbere y'abantu muri rusange. Yego ni bajya mu cyumba bakihisha ubundi kwabo kwabashakanye kubahwe na bose. Icyo biba bivuze niki? Nuvuga ngo muje mu rugo mugasura couple bakumva inyota barayigize, bashobora no kubasiga muri salo bakababwira ati muwe mutwihanganiyeho gato turaje, mubyubahe mubahe iyo time bareke none mubyubahe mubahe ibintu imba bikibaho. Kera twayaga ngo tujya kumviriza ngo abantu ngo bashingiwe. Urabyumva? Twayaga ngo tujya ngo kumva ngo ko ari bubishobore. Ubu ngubu nyine nibyo tuvuga. Ngo nta masugi akibaho. Kera babaga ari amasugi. Amasugi se ninde wakubwiye ko atabaho? Ubu arahari. Okay, ni bakeya ariko barahari. Bari kugenda ishiri yombera buhoro buhoro. Abiki gihe barakubwira umukobwa arakubwira ngo ndinda mbisugi se iwacu bararoga. Ariko se ubusugi ni defo. Turebera ubungubu tureke kurebera ku muco, kuko nurebera ku muco urasanga ibintu byose hari ibyagiye bihinduka bitewe kambyita iterambere, bitewe ikoranabuhanga, social media. Yego iterambere kuko buri hari uburyo dutera imbere ariko ugasanga ari ibintu by'umuco biri kugenda bigira mbere. Ho ndabizi ko ubusugi kari byari bimwe mu biranga umukobwa mwiza. Umusore wazanaga umukobwa agasanga ari isugi, urabizi ko yabaga ari ishimwe ku muryango wareze uwo mukobwa. Yabaga ari kera rero kera bwari n'uburaya bukabije ahubwo. None se nituvuga kera ngiye mu byo numvishe kera no kuvuga ngo hari icyo bitaga ntiba barabyitaga gukazanura. Noneho umuhungu agiye kurongora akabanza karongorerwa na se, akabanza ufite experience nyine yagombaga kubanza kugushakira mu neze. Urumva butaru uburaya buri official. Baragukazanuye. So noneho nawe nuwejo bundi urabyumva sa bantu nsubiza icyo kintu ari nkubajije nicyo ndi kugarukaho. Noneho niba barashoboraga kubanza gukazanura uyu musore yabaga arongoye isugi, ko ise yabaga ari we wabanjeho hagakurikiraho uwo muhungu we, ese yabaga arongoye isugi. Akubyiza papa yarakubwiraga ati nsanze ari kazima sha mwana wa wabyizera utuciye aho iso yanyuze. Wabyizera ariko urabimenya ubibwirwa n'iki se ko deja bwa busugi bwamaze kuvaho? Urabyumva? Yego vuga cyane Jerry aravuze ibyo ni ibitekerezo ngo gukuraho igikutanga umwana ashaka kuba nta experience yabyo afite. Papa we akamufasha akavuga ati reka ngo ushake tazabimbwa mwana wanjye, reka ngucirize
uzasigara utembera mugani muri ubwo rero niba ari icyo abiki gihe nabanebwe niyo mpamvu ntekereza ko n'amasugi agenda agabanuka kuko bamaze kumenya ikibazo gihari indwara zabaye nyinshi nta ushobora kujya gukazanurirwa na papa wawe ugasanga kwandurije umugore ibirwara aba bana rero kubera icyo ubu ngubu kera urabizi ko y'umusore yashakaga agasanga umukobwa atari isugi byarananasakuzaga rimwe ari igihe byamenyeka wenda hari igihe byagumaga mu muryango ariko bikamenyekana none se hari n'abajyaga gutwikurura cyangwa se kugira ute bakazana nk'inzoga iva bakazana ikesi ya fanta ivuyemo fanta imwe berekanaga ko nyine imiryango yafunguye n'abana rubanda rero kubera iki ibyo bintu bitakiriho ubundi reka nkubwire Sam hari ibintu bidashobora kugaruka nubwo wagira ute niba uyu munsi ikiro cy'isukari niba kigura 1000 cyangwa kigura 800 ntutekereze ko hari umunsi buzacya byasubiye inyuma ngo cyongere kigure 100 no mu bintu rero kubera ko ibintu bigiye biba isigiye iba modani abantu bagiye baguka cera nta mwana wigaga ngo ajye muri kwiga muri boarding ngo boarding amare ukwezi atari iwabo urabyumva ariko uyu munsi wa none umwana ava hano akajya kwiga i Burayi akava i Burayi akaza kwiga muri Afrika uko bagenda niko bagenda badabuta imico itandukanye muri imico itandukanye rero usanga hariho abana nyine babaye intyoza bizi ibintu mbere y'igihe babimenya mbere hakiri kare Brian ejo bundi yaravuze mu kiganiro yavuze ngo ugasanga umubyeyi ngo umwana aratashye ari kumuririra uko urugo rwe rwasenyutse umubyeyi aririra umwana urabona hari ukuntu ababyeyi baba bafite abana bo bakobwa biyumvamo baganira kandi ni nabyo byiza kugira umwana inshuti hanyuma ugasanga wenda umugabo wawe hari ibyo mutumvikanyeho ukajya kubwira umukobwa wawe mwana wanjye rwahiye Brian aravuga ngo uririra ngo rwahiye wasanga igitumye umunsi ataha kare ari uko nawe yavuye rwahiye urgutazi rwibanga n'ibyo umubwira arabikurusha none se ni iki kintu aho hantu ni iki kintu cyitandukanye kubera iki ubu ngubu umusore nyine asiga wenda ashaka gusanga umukobwa biraha ahubwo rimwe na rimwe bamwe barakubwira yuganire nabo kabwa ngiye sinashaka umukobwa w'isugi nyine kubera iki urumva nabanebwe nyine niba base batakibacira inzira abahungu babaye abanebwe ariko nanone ikindi cya kabiri tureke gutinda ku kintu cyo kumva ko ubusugi ariko kubaka urugo cyangwa kuba umukobwa wamushatse ari isugi ari byo bisobanuye ko ruzaramba oya kuko n'ubusugi abantu bakera icyatumaga buhoraho nta bintu byinshi bakoraga ariko uyu munsi wa none abaye atari isugi se yarahuye n'abagabo benshi urumva ko hatarimo nyine icyo ndi kukubwira uvuga ngo uyu mukobwa ashobora kuba atari isugi ariko nta n'umugabo n'umwe bari baryama nibyo urazi ko bishoboka atarahura n'umugabo n'inshuro nimwe bwaratwawe na moto se n'igare bwaratwawe na moto bwaratwawe na siporo bwaratwawe birashoboka cyane oya ibi byo ubyumve cyangwa ubihakane ariko birashoboka cyane muze kutubwira muri comment ikintu na kimwe cyane we byabayeho ukaba utakiri isugi ariko utararyamanye n'umugabo utwandikira ikintu cyitwara ubusugi ni kimwe abantu barakizi ntago biba bibiri nyine ibyo ni imyumvire ariko biologically abantu bazi ko abura umukobwa ugahora n'umuhungu yasanga utagifite bwa busugi bwo kamubwira ngo ni igare akabyemera nyine ashobora kutabyumva kuko icyo kintu iyo logique kuyumva muri we bizamugora ariko abantu n'iki kintu cyaba kinjiye imbere wenda mu myanya y'ibanga y'umukobwa mbabarira umbwire niba uri guhakana nk'umunyamakuru kugira ngo dukomeze ikiganiro cyangwa uhakane nk'umuntu wumva ko bitabaho ibyo bintu nimba hari umuntu uri kureba iki kiganiro byabaye biza akavuga ati ngewe ntago nigeze ndyamana n'umusore byabaye cyangwa se nimba ari nk'abantu bize abantu voila abantu bize ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere abari bo batubwira ibyo bintu ndabizi neza ko bishoboka kuba nkasana uvuga ngo ushobora no gusamira muri piscine
oya hari aho umuntu aba akabije muri pisine se wasamiramo gute hari aho bikabya ariko bivugwa ko amakuru numvishe cyangwa ibyo nasomye byemeza ko bitewe n'ubwoko bwa siporo ukora siporo ishobora gukuraho virginity ibyo ni ibintu rwose bishoboka ahubwo wenda reka nkubwire Samu hari uburyo ngo bugaruka ubwo nyine ibyo babyita kwiyegeranya ntago wabyita ubusugi ahubwo wenda reka twibaze ngo ubusugi bwavuyeho umuntu aryamanye n'umuhungu n'ubwavuyeho ari ukubera siporo cyangwa atabigizemo uruhare nuko nyine bitabaho ibyo bisigara bingana iyo sugi yavuyeho kubera imibonano mpuzabitsina niyavuyeho kubera siporo bibayeho gutestinga twasanga ikigero kiba kingana wenda icyo nicyo umuntu yakibaza ubwavuyeho kubera siporo buvaho ku kigero kingana iki ubwavuyeho kubera ha siporo ibukuraho udashuka abantu ibukuraho Samu byumbabarira ibukuraho ibyo abantu batazajya bakora amasiporo cyangwa se abakobwa batazajya babwira bafata ikiganiro cyacu bakakigira imfashanyigisho mw'abantu mwe ntagire umuntu uzakubeshya ubusugi butwarwa no gukora imibonano mpuzabitsina ubusugi ntabwo butwarwa na siporo uzwi umukobwa yajya kubwira ati ngende umwaterete dore bwaragiye kandi sindaryamana n'umuntu ubundi se akubwiye ko yaryamanye nawe hari njyewe wa musore we ko ntaho dufite dupimira ubumanzi uzajyaho uburane wasanga ari n'uwo wabukuyeho utakibuka ubundi umusore utari imanzi n'uwateye inda akabyara abandi bose ni imanzi ndabeshya se nose hari bumanzi metere ibaho ariko busugi metere yo ibaho ibyo rero ibyo nibyo mwitwaza noneho mugashaka no gukandamiza cyangwa kuryamira aba bana b'abakobwa uwo byabayeho by accident yihangane n'uwo byabayeho yarabikoze ariko akaba yarakijijwe cyangwa yarabivuyemo yararekeye aho wewe umuhungu kuki wumva ko ushaka isugi uzi n'umubare w'abakobwa barenze 1 2 3 4 5 waba wararyamanye nabo ukaba ugishaka ko Imana iguha umukobwa w'isugi hari iyo sugi niba abasore bose batekereza gutyo bagatekereza kimwe ayo masugi muzayakura inama nziza rero ubusugi sibwo bwubaka cyo nicyo cyambere ntago ari bwo bwubaka ubumanzi sibwo bwubaka icyubaka ni ikintu kimwe n'urukundo no kumva ko ibintu mu byumva umujyo umwe so ari naho twari turi kuvuga kuri kiriya kintu cyavuzwe na Bishop Brigitte ndongera kuvuga ngo Bishop Brigitte ni umukozi w'Imana kandi Imana yahaye amagambo y'ubwenge cyane mu bijyanye no kubaka imiryango biriya bintu yabivuze yubaka umuryango aravuga ati aho kugira ngo munaniranwe mu divorce kubera ko byapfiriye mu buriri kuko buriya reka nkubwire Samu ingingo nyamukuru y'abantu gushaka ingingo nyamukuru ni mu buriri ahubwo vuga ngo percentage ya 80% ngira ngo nka 80 90% oya nabwo nta jeteme inzari gutema mara urahagomba no kujyaho umurimo gukora gushaka imibereho nyine icyo tubivugira urumva nukuvuga uretse nkubwire gato wabandi uje wirirwa uretse nyine nkubwire gato nukuvuga ngo icyo mbivugiye ingingo nyamukuru ntago ariyo ituma abantu bateretana cyangwa iki ariko ingingo nyamukuru urugo rwubakiyeho ni hariya hantu imibonano mpuzabitsina ubutunzi nubwo waba ubufite attention buretse ngusobanure ubutunzi nubwo waba ubufite 100% ariko mu rugo hariya mu buriri bigapfa ibintu byose bwa butunzi ntacyo bubamarira mu bubanamo muri jyana umugore abatagiha umugabo icyubahiro kandi umugabo nawe wabuze icyubahiro mu rugo rwe uretse no mu rugo rwe no mu bana be uwo mugabo yakwemera agakora ibishoboka byose ariko akabona icyubahiro cye ese kubera ko tuva dufite urabizi ko imiryango myinshi iri muri divorce imiryango myinshi tujya tubona cases z'abantu umugore yishe umugabo umugabo yishe umugore imiryango myinshi biri mu marira aba mu nkiko barabizi ku murenge barabizi amatorero abafite report y'imiryango myinshi iri kuza kuregana gucana inyuma ese izo filime
abarokore muri kubwira abantu bashakanye kureba z'urukoza soni zirabafasha iki mu kubaka imiryango? Samo ndagira ngo ibi bintu tubigendanemo neza. Nta wabwiwe kujya kuzireba adafite impamvu. No kuvuga ngo abwirwa benshi hakumva beneyo. Uyu muntu urugo rwari rugiye gusenyuka kubw'ingingo runaka batari kumvikanaho. Uyu mudamu Bishop Brigitte yaravuze ngo hashobora kwifashishwa amashusho aho kugira ngo urugo rusenyuke, hashobora kwifashishwa amashusho runaka atana mention inzuretse ko banamubeshyera. Avuga prono ntabwo yavuze prono, yavuze amashusho. Nta amashusho ushobora no kureba love story. Ushobora no kureba love story, urabyumva? Ntago ushaka gushyiramo Jackie Chan ari guterana ingumi ngo ayo mashusho agira icyo agufasha, ahubwo vuga ngo amashusho nyine ubwo no kuvuga ngo ni filime pornographic. Ushobora no kureba love story, ushobora no kureba nyine we icyo yavuze iyo filime niba uyirebye mu by'ukuri intego yawe ni iyi irakongera ubushake, kandi ntago uri buyirebe wenyine. Yavuze ngo abashakanye muyifate mushyire mu cyumba murebe, mwumvikane position mwumva iri bubamare inzara n'inyota mufite. Abo badayimoni mutabaha umuryango wo gusenya urugo rwanyu. Urabyumva? Nawe hari amapozisiyo y'abarokore badakwiye gukora. Ayo badakwiye gukora nyine niba yareke. None se hari ubahata kuyareba? Nukuvuga ngo umva Samo ntago ari ubusambanyi. Uyu mugore n'umugabo turimo turavuga kuba turimo turavuga ku bantu bashakanye bubatse. Ntago turi kuvuga ku basore. Attention, ibi bintu mu byitondere. Nta nubwo turi kuvuga kubagiye gucana inyuma ngo najya guca inyuma mugenzi we agira ibyo yifashisha cyangwa agira ibyo areba. Turimo turavuga ku bantu bafite ikibazo cy'uburyo umwe wenda ibyo ashaka kuri mugenzi we atabimuha. Wibuke Bibiliya iravuga ngo umugabo ntagaba kiri agitwara umubiri we kubwe, ahubwo umubiri w'umugabo utwarwa n'umugore, n'umubiri w'umugore ugatwarwa n'umugabo. Iyo bumvikanye ku cyo bagomba gukora mu buryo bwiza, hari n'ibidakorwa. Hari ibyo wareba muri hariya amashusho mwisa y'urukoza soni koko bikojeje isoni, ariko hari n'ibindi bihesha icyubahiro. Ese uramutse urebye ayo mashusho ugasanga uri kubikora cyangwa ari kubikorera mudateye kimwe, ntibigutera kwifuza kuzajya kureba abo bantu? Ibyo bintu ndikubona mudateye kimwe gutese, kandi ibyo turi kuvuga nibyo ushobora kureba nugero ugasanga ayo mashusho uri kureba uwo mukobwa urimo afite amabuno, umugore wawe ntayafite. Urabigenza ute? Afite amabuno murahindura murebe, murahindura murebe ikindi cyabafasha. Erega icyo twavuze murimo murareba icyabafasha. Niba mumeze neza nta kibazo na kimwe mufite cyatuma muhondana imitwe, murabishakaho iki? Ibyo ni mubireke. Umuntu wese ushobora kureba filime z'urukoza soni zikurura irari. Ibyo cyambere tucyumve. Irari rero niyo mpamvu twavuze ngo abatarashakanye iki kiganiro nta nicyo kibarebaho kijyanye niyo topic. Kubashakanye nugira irari uwo kumarira arahari. Uzi ikintu ni umugore wawe n'umugabo wawe. Uzi ikintu cya mbere igitsina gabo gishobora kuba kigira ikintu cyica abagabo cyangwa se gituma abagabo bajya gukora nk'ibyo bintu bibi, ugasanga ataye umugore we amatsiko. Oya we ibyo wabyita kutanyurwa. Amatsiko ntago ari amatsiko. Amatsiko y'iki? Ibyo babyita kutanyurwa. Kandi utanyurwa nubwo wamuha ibya mirenge ukongeraho na ngoma ku ntenyo ntago ashobora kunyurwa. Urabyemera ko wenda uretse ko umuntu ashobora kuba asenga satani kabigutsindira, urabyemera ko umugabo ari umuntu ugira irari riba hafi cyane? Ntimuba mu nsengero, ntushaka kubona umukobwa ari kuramya no guhimbaza ukajya wirebera uko ateye utari kumva ibyo aririmba. Ntago ari irari, ahubwo abagabo bashukwa n'amaso cyane. Wenda reka tubivuge. Nibyo nyine ndi kukubwira. Bashukwa n'amaso cyane. Irari ryabo ubwo riri ku maso. Bashukwa n'amaso. Niyo mpamvu kukubwira yo kureba ya mashusho. Ariko none se reka nkubaze utayarebye kugira ngo arengere urugo rwe, nta utayarebye kandi uca inyuma uwo bashakanye. Amatsiko.
ubwo rero iyo bari karande iyo karande izanwa n'amaso nyine n'ibyo umuntu yarebye bikumva bigatuma yajya gushyira mu bikorwa cyangwa yagira amatsiko yo hanze kumva ko hanze ariko uwaba ari umuvumo waba ari n'umwuka mubi ukujyana hanze. Ejo bundi reka nibuka ejo bundi twakiriye umumama w'umuvugabutumwa bamwita mama w'amahanga we muntu wambwiye akantu mpitse nibuka ngo mu gihe simbizi ko yaba ngo mu gihe abantu bashakanye bari mu gikorwa cy'urukundo cyangwa se bari kubaka urugo cyangwa se bari gutera akabariro haba hari abamarayika haba hari marayika w'umucyo n'uw'umwijima bw'umwijima atanga ripoti he epfo iwabo kwa Satani kwa nyirubwite w'umucyo ayijyana mu ijuru mu gihe byagenze neza ngo mu ijuru baraserebura nyine ni ukuvuga ngo babagabo abagore bavuga ngo nta kigenda n'Imana ibibabaye iyo bitagenda neza n'Imana irababarira iravuga ati uyu mugabo ni ikigwari mo kabyara ijuru rigufata nk'ikigwari none se reka nkubaze ijuru rigufata nk'ikigwari Samu niyo mpamvu muba mugomba gukora ibishoboka byose we mugore n'umugabo kuko uburiri bwanyu burejejwe kandi n'igihe umuntu akubwira ati nuko nareshyaga no abanyarwanda bo reka nkubwire abanyarwanda bo bajya baca umugani bakavuga ngo ukugize ingufi ntago aba guhisha indende noneho uwo muntu ibyo byishimo ngo mu ijuru baserebure yabarwa ibyo bintu biratandukanye uko waba uri kose waba uri munini waba uri mutoya waba uri mugufi waba uri muremure uko waba ureshya kose umuntu mwabanye umuntu mubyaranye abazi neza uburyo ukuri kose agufata ukuri kandi mugashimishanya mukagerana ku munezero wa nyuma. Ibindi bikurikiraho nyuma y'ibyo rero hari igihe ushyiramo ubunebwe mugabo yaje yananiwe yaciye inyuma umugore we umugore akabona aho wageraga ntugerayo ubwo se urumva yanezerwa ate aho niho atangira rero ugarukira ku Kinamba wajyaga mu mujyi ugarukiye ku Kinamba aho se ubwo umugore nababara nijuru urumva ritazababara ni nayo mpamvu abamarayika baba bahari kugira ngo batange raporo. Urabyumva ibyo bintu rero wenda inyigisho irimo nuko wenda kureba ayo mafilime abantu baraza kutubwira ku bantu bashakanye kuba tarashakanye byo nkeka ko ni icyaha urubyiruko kugeza uyu munsi ni icyaha ariko barazireba ariko namwe zirabangiza babimenye ko zibica mu mutwe babimenye ko ari ibiyobyabwenge bibatera guhindukira bakajya kwikinisha bibatera kujya gusambana bibatera indi mico ibazanira Bibiliya iravuga iyo ivuga neza ko iyo ukoresheje umubiri wawe igitandukanye n'Imana yakugeneye bikuzanira ingaruka mbi mu mubiri ndetse bikaguha ibihembo bihwanye no kubonabona sinzi niba nawe kubonabona bihwanye n'umuruho w'icyo gihe byanga bikunze uwo muruho uraboneka Okay, ni byiza cyane ubwo abantu badukurikiye abashakanye ngaho mugerageze muzambwira nihagera abakareba uko dufilime ariko ntabwo ziba kuri YouTube abadide baba bazifiteho ku muhanda nibo bajya bambwira ngo ngaraba pasiteri ngo hari umupasiteri uvuye hano kutugura ukuntu bajya kuzigura arahagera akarangaguza akamuha agasede ngo ushyiraho twatu ngo urebe utwiza ariko nta n'impamvu ahubwo aba DJ aba bantu nibazajya babagana bajye bababaza ngo murubatse cyangwa ntimwubatse amenye n'uwagahaye nonese nk'ibyo ibyo ngibyo yaba yishakaze nubwo ni nk'ibi ngibi abantu butubari cyangwa buwate kubera gahunda ya leta yo kuvuga ngo inzoga siza abato nta mwana w'inzoga ariko hari umwana uba ufite igihagararo umuryo imyaka 16 afite igihagararo akajya mu kabari ariko ntaho bamubazirangamuntu ngo zanirangamuntu kugira ngo tugusabire hari aho bazibaza bakubonye ukuntu ngana uri muto babikubaza so uri umukobwa ariko se none se habayeho ikibazo ibi ni nkuko umuntu yavuga ngo ndi mu muhanda ndatwaye nta perime nta na polisi yigeze imfata ariko uzabimenya umunsi wagonze cyangwa wagize accident ukabazwa perime nibwo uzamenya ko kujya mu muhanda udafite perime nubwo polisi
ungire hoteli uzi itangira abantu nk'umukobwa w'inkumi cyangwa se nk'umuntu w'umusheri batakubonye mu gihagararo kujisha umbajije ibyo tubari waba undenganyije kuko sinjya ntujyamo ariko ibyo byaravuzwe cyane mu biganiro byagiye bitambuka babuza abantu kwirinda ibiyobyabwenge no guhabana inzoga barabibajije baravuga bati mujye mubasaba n'amaranga muntu nigeze nyura hano igisimenti kitara hano hari ku gisimenti nazamukaga hariya nko kuri ziga ariko abapolisi babaga bari hariya abana babonaga ko ari abana bato bababazaga amaranga barebesheje ijisho so bababazaga indangamuntu ubwo rero urumva ko ako kazi kaba kagomba gukorwa bakababaza yego wow ni byiza ndumva rero wenda twasoreza kuri iki kintu abantu bumve ko cyari reka tubwira abarokore bareke kwihishahisha nubundi barihisha bikarangiza zisenyutse biriya bintu biragufasha gukora ivuga butumwa neza biragufasha kwishimana n'umuryango wawe ako uzi ugiye mu butumwa uzi neza ko mu rugo havuye nta kibazo bibiri iravuga ngo nusize ikibazo mu rugo ugiye no gutura ituru zarirambike ku gicaniro ubanze usubire ukemura ikibazo usize uteje mu rugo mwabagabo mwe mwabagore mwe ibyo bibazo ntimugatume biba ngo nimurangiza mujye gutura amaturo ayo matura azaba imfabusha mujye mugenda ibibazo byose mwabikemuye muri kerera imbere y'abagore banyu n'abagabo banyu n'imbere y'Imana Imana ibaho umugisha genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire